ndagusuje. Shadibu ikirego akaba yaramaze kukigeza mu nzego z'ubugenzacyaha ni ku birego arega umuririmbyi Yuji Umukaraza. Shadibu akaba yaravuze ko hari ibyabaye hagati yabo atemeranya nabyo, bityo rero agahitamo kwitabaza inzego zibishinzwe kugira ngo zikore iperereza. Nitwa Bonviva, reka iyi nkuru n'izindi zose tubire mu buryo burambuye. Guhaye ikaze. Kubijyanye na Shadibu, amakuru ahari arimo kuvugwa ko cyane muri iyi minsi nuko yatanze ikirego mu nzego z'ubugenzacyaha ku birego arega umuririmbyi Yuji Umukaraza. Shadibu rero akaba yavuze ko hari ibyabaye hagati yabo atemeranya nabyo, bityo rero bigatuma ahitamo kwitabaza inzego zibishinzwe kugira ngo zikore iperereza. Hari kandi ndetse n'amashusho y'ibiganiro byinshi biri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho Shadibu nawe ubwe agaragaza ko yababajwe n'ibyabaye, ndetse avuga ko ikibazo cyashyikirijwe inzego zibifitiye ububasha, kandi muri iki gihe nta mwanzuro wa nyuma uratangazwa n'inzego z'ubutabera ku by'iki kibazo, bityo rero amakuru arambuye n'ukuri kwabyo biracyategerejwe inyuma y'iperereza. Amakuru umuntu akura ku kinyamakuru Isimbi aravuga ngo Iradukunda Aimable uzwi nka Yuji Umukaraza warezwe na Shadibu kumusambanya ku gahato yatawe muri yombi. Amakuru Isimbi yamenye nuko Yuji Umukaraza yatawe muri yombi kuri uyu wa kabiri tariki ya 23 Kamena umwaka wa 2026. Isimbi ikaba ngo yaragerageje kuvugana n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ngo rube rwatanga amakuru yisumbuyeho, ngo ariko ntibyakunda kuko umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry ngo ntabwo yabashije kuba yafata telefone. Ejo hashize tariki ya 22 Kamena umwaka wa 2026, Mbabazi Shadia uzwi ku izina rya Shadibu ngo abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yashyizeho ubutumwa ko Yuji Umukaraza yamuhohoteye bikomeye cyane. Uyu mubyeyi w'abana babiri yavuze ko uyu musore yagiye kumusura yitwaje inzoga bakanywa, ariko mu gitondo yisanga bari kumwe mu buriri baryamanye kandi yambaye ubusa. Shadibu mu majwi ye yumvikana avuga ko ibyabaye ntabyo bumvikanye, ahubwo uyu musore yamusindishije yarangiza akamusambanya. Yarabimubwiye Yuji ngo ahita atoroka aragenda. Yuji akimara ngo kugenda, Shadibu ngo akaba yarahise ajya gutanga ikirego mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, narwo rwemeje ko rwakiriye iki kirego kandi ko Shadibu yagiye anitwaje impapuro zo kwa muganga, aho yari avuye muri Isange Stop Center. Ibisubizo rero ntabwo tuzi ngo byerekanye iki, ariko byanga byakunda uyu mubyeyi koko ashobora kuba yarahohotewe. Ngayo nguko, reka dukomeze n'andi amakuru hari ni menshi.
Perezida Paul Kagame aherutse gukora impinduka muri guverinoma, hashyirwaho abaminisitiri bashya mu nzego zitandukanye zirimo ibikorwa remezo, ubucuruzi ndetse n'umurimo. Ni mu gihe u Rwanda rukomeje kwitabira ibikorwa mpuzamahanga, Perezida Paul Kagame akaba yitabiriye inama nyafurika y'ubwikorezi bwo mu kirere yabereye muri Togo, ashimangira ko koroshya ingendo n'ubufatanye hagati y'ibihugu. Ibi ngibi ngo bikaba bifasha iterambere mu buryo bwihuse. U Rwanda rwagize ku masezerano n'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF. Iki kigega rero kikaba rero bagiranye n'u Rwanda amasezerano yo kubona inkunga y'amafaranga agera kuri miliyoni 250 z'amadolari. Aya mafaranga rero akaba agamije gushyigikira ubukungu ndetse no gukomeza ibikorwa by'iterambere. Ni mu gihe ubukungu bw'u Rwanda bwakomeje kwiyongera nubwo ibiciro ku masoko bikomeje kuzamuka, leta ikomeje ingamba zo kugenzura ifaranga ndetse no kongera amafaranga ava mu misoro. Isoko ry'imari ry'u Rwanda rikomeje gutera imbere, aho banki y'iterambere BRD yashyize ku isoko impapuro mpeshamwenda nshya zifasha ibikorwa by'iterambere rirambye. Naho mu buzima, guverinoma y'u Rwanda ikaba yatangaje ko yafashe ingamba zikomeye zo gukumira indwara ya Ebola iri mu bihugu bimwe byo mu karere. Inzego z'ubuzima zikaba zikomeje gukurikirana uko ibintu bimeze kugira ngo abaturage barindwe. Naho mu ubukerarugendo bukomeje kuzamuka cyane muri Kigali ndetse no mu bice byakira ba mukerarugendo. U Rwanda rero rukaba rukomeje kumenyekana nk'ahantu heza ho gukorera inama mpuzamahanga ndetse no gusura ibyiza nyaburanga. Naho muri siporo, gahunda ya Visit Rwanda iracyakomeje kwamamaza igihugu cy'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga binyuze mu makipe y'umupira w'amaguru n'ubukerarugendo. Hakaba hari ibiganiro byinshi ku bufatanye bushya n'amakipe yo ku mugabane w'i Burayi. Ni mu gihe mu muziki nyarwanda abahanzi bakomeje gusohora indirimbo nshya ndetse no gutegura ibitaramo byo hagati mu mwaka. Hanyuma abahanzi The Ben ndetse na Bruce Melody baracyavugwa cyane, muti byifashe bite? Abahanzi rero bakaba barimo kugenda bakora udushya, ibingibi rero binazamura competition y'umuziki nyarwanda byibura. Hari aho bari kwivana, hari naho rero barimo kuyigeza n'ihangana ridafite icyo rivuze imbere yabo, kubera ko bo icyo bashyize imbere n'amafaranga n'umufungo. Hanyuma abafana bo bagahangana kandi birumvikana, ariko nta ribi ryabo, bo niko bavuga ko ikibahuza ari business, ko nta rwango ruba rurimo. Hanyuma rero aba bahanzi bakaba bakomeje kugenda bazenguruka hirya no hino mu ntara. Ni nyuma yuko bavuye mu mujyi wa Kigali BK Arena bayuzuza bivuga ibigwi, ariko habamo nihangana. Abafana ba The Ben bavuga bati turi abambere, aba Bruce Melody nabo bakavuga bati turi abambere. Rero ubusanga ibintu biba biryoshye, kuko baranavuze bati burya tuba turi guhereza n'abanyamakuru akazi, ugasanga media ntiyicaye irimo idukurikirana 5 kuri 5, kandi koko ugasanga nibyo. Bahanzi rero bakaba barimo kugenda bazamura urwego rw'umuziki w'u Rwanda. Ikindi nanone ntabura gushima, burya ibitekerezo byose
Bruce Melody aba afite. Umuhanzi The Ben bitewe nuko ari mukuru burya ngo aba yamukoreyemo akamubwira ati uramutse ugize gutya wa mwana we dore byakugirira umumaro. Akaba ariyo mpamvu rero yamuhaye iki gitekerezo rero cyo kuzazenguruka mu ntara. Ibitaramo rero ibitaramo bigenda bikorwa bikaba byitwa ibya Bruce Melody. Niyo mpamvu akenshi na kenshi ubona kuri stage Bruce Melody aza nka kizigenza wa nyuma. Ntabwo rero ibintu biba byoroshye. Niyo mpamvu rero tubifuriza amahirwe masa mu muziki wabo, ukure kandi uhore utera imbere. Hanyuma rero yino yitwa Kingdom JBTV, njye nitwa Bonviva. Wowe icyo usabwa ni ukanda subscribe kugira ngo tujye duhora tubana no mu biganiro bigiye bikurikiraho. Ugira ibihe byiza.